Yes, ibihe byiza nanone abakunda filime Inzira y'umusaraba, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko uyu munsi wabagendekeye neza. Ku munsi w'ejo nk'uko mwari mwabinsabye mu minsi yari ishize, mwabonaga ko iribagiza ari kubishya filime. Nabonye komenti z'abantu benshi z'ibitutsi kabisa, mwijujuta muri gutuka iribagiza, muvuga muti filime yayibije, filime yayishe, ibyo yari amaze iminsi akina mubona kabisa byaranze, mubona bibishye. Abenshi batangiye no kuva kuri iyi filime, batangiye kugabanya kuyireba bitewe nuko iribagiza yaratangiye kubabaza imitima y'abantu. Abenshi rero baranyandikiye, barimo Chantal Irakoze n'abandi benshi cyane bakomeza kugenda baduha ibitekerezo. Chantal Irakoze ni umwe mu bafana beza b'umwaka kabisa, niwe muntu uduha ibitekerezo akatubwira aho biri gupfira. N'abandi mwese nyine muragerageza, ariko we inguni zose kuri WhatsApp ndetse n'ahandi araza akaduha ibitekerezo, bityo natwe tugahita duhindura tukabona yuko ibyo turi gukina bibishye, tugahita tubakorera ubuvugizi, ibintu bikagenda neza. Rero iribagiza mu minsi yashize yarari gukina yitwara nabi, ariko ku munsi w'ejo iribagiza yanyweye umuti, abantu mwese muraserebura, mwongera kubona ko filime igarutse mu kazi, mwongera kubona ko ibintu bigiye mu buryo, murishima cyane. Biriya rero hari abantu benshi bari babitegereje, ndetse ubu ngubu bamwe bari kwibaza uko biraza kugenda nyuma y'uko iribagiza anyweye umuti. Bagiye kureba nimba yibuka bwa bugome Rugema yakoze, bwa bugome Mukanambara yakoze. Ibyo byose nibyo dutegereje kubona nyuma y'uko iribagiza anyweye umuti, dutegereje kureba ikirakurikiraho. Rero ku munsi w'ejo nibwo filime izasohoka saa sita nk'ibisanzwe, izabigezeho kugira ngo turebe noneho nimba koko iribagiza agiye gukurikirana umurongo we, akibuka ibyamubayeho ndetse akibuka na musaza we. Ese nyuma yo kwibuka hazakurikiraho iki? Rugema ni iki bazamukorera, ndetse na Mukanambara. Ngira ngo Rugema nyuma yo kurimbura umuryango wo kwa iribagiza, iribagiza azahita amenyana na musaza we, banamenye abakoze kariya kagambane kose. Ndakeka ku munsi w'ejo iribagiza bibaye byiza atakongera no gusubira kwa Rugema, kubera ko umuti yawunywereye kwa sheri we, ubwo ndavuga kwa Nkubito, hariya mu muryango wo kwa Nkubito. Nimba rero riho yanywereye umuti, byibuze natangira kwibuka muri ariya masaha, akibuka ibyamubayeho byose, abenshi bari gushaka yuko iribagiza atakongera gusubira kwa Rugema, ahubwo yahita yigumira hariya, ndetse ibyaha byose bikekwa kuri Rugema ndetse na Mukanambara, uriya mupolisi akaba yabikurikirana, ariko iribagiza atari hariya, kuko nabo bafite ubwenge. Nibamenya yuko iribagiza yanyweye umuti, bakagira byinshi bafumbura, byanze bikunze nabo bazatekereza icyo gukora cyatuma birinda ko ingaruka zabageraho. Gusa nanone hari impamvu yindi yatuma babyihutisha Rugema bakamufata, kubera ko tugiye kuzuza episode 200, kandi ndakeka kuri season ya 2 kuri episode ya 200 ariho ibintu bishobora kuzarangirira. Ubwo rero ndi kwibaza ko byanze bikunze bashobora no kubyihutisha, Rugema akaba yafatwa bitanyuze mu nzira ndende. Bizaterwa n'ibitekerezo byanyu abafana, cyangwa se n'uburyo mwebwe mubishakamo nyine ko ariko byagenda, nicyo kintu kizakorwa. Nimwumva yuko Rugema akwiriye gufatwa akaryozwa ibyo yakoze we na Mukanambara, nibyo bizakurikiraho. Ariko nanone nimwumva yuko hakiri byinshi byo gukina, ibyo nabyo tuzabikora kugira ngo dukomeze twigisha abantu. Niba mwumva iyi filime Inzira y'umusaraba twazayirangiriza byibuze kuri episode ya 200, abantu mushaka ko finali yazaba episode ya 200, mugaragaze amarangamutima yanyu muri comment, mushyiremo imitima, munabyandike muri comment. Abantu mwumva ko yazakomeza, twanagera kuri 200 tugakomeza tugakina, noneho tugakomerezaho nyine tukazageza ku bindi bice bikurikira, nabyo mutubwire. Bura kubera ko mwe muyireba muvuga muti irangiriye hano byaba biryoshye, cyangwa se bakomeje bakayikina byaba ari byiza. Hari n'ukuntu ishobora kurangira mukavuga muti filime yabirangiye nabirangiye gutya. Ubwo rero mwebwe nk'abantu bayirebye kuva kera, muzatubwira aho mwumva hakwiyeho kuba twarangiriza iyi filime. Ngira ngo murabizi ko Isimbi we nagazagaruka muri iyi filime, hari abakinnyi benshi bagiye bavamo, ariko mbere y'ibyo ngibyo mwebwe mukurikije aho mubona igeze, ese
igihe cyo kuyirangiza kirageze, cyangwa se dukomeze twongeremo ibindi bintu byaryoshya iyo filime kugira ngo ikomeze isohoke. Ubwo rero nk'abafana ahangaha nimwe muba mugiye kutubwira, kubera ko nimwe muyikurikirana umunsi ku munsi, ni mwebwe muyireba, nimwe muzi uburyo yatangiye n'aho igeze. Ibyo byose ndakeka abenshi murabizi, mu mutwe wanyu murabyibuka, inkuru murayizi. Mugomba no kutubwira rero icyo gukora gikwiriye mu mwanya wa nyawo, nimba koko kuba uwo bita Rugema yafata agafungwa wenda, ndetse na Fabiola bakaryozwa ibyo bakoze na Mukanambara, nimba se hari ibindi mukeneye kubona. Urumva hari hakiri ibintu byinshi. Hari kuba iribagize yabanzaga kuri ubukwe na Cyusa, kuko muri cya gihe bari babanye mu buryo budaciye mu nzira nziza, ariko ubu ngubu twaba tubonye andi mahirwe yo kuba iribagiza noneho yibutse, yamenyanye na Cyusa, afite n'ubwenge noneho bukora neza fresh. Hari kuba yabanza agakora ubukwe na Cyusa we, hari no kuba twabanza tugakurikirana iby'umuryango wo kwa Rugema. Ubwo bivuze ko turamutse dukurikiranye iby'umuryango wo kwa Rugema, ibyo bakoze byose, ndetse no kubiryozwa wenda bakaba banajyanwa mu rukiko bagahanwa, ibyo byose bibayeho, urumva filime yazarangira iby'ubukwe bitagezweho. Ubwo rero mwebwe muri ibyo byose, muri ibyo bibiri, icyo mwumva cyakihutishwa, cyangwa se harimo no gukomeza kuba twayikina tugakina ibindi bice, muratubwira icyoroshye tuzaba aricyo natwe dukomeza nk'abantu nyine dushyire mu nyurabwenge, turebe ibyiza bikwiriye abafana abayireba. Mwibutse ko turi kumwe n'indi filime yitwa Mu Miliyoneri, nayo ndaza kuyibakorera mu kanya. Hari n'izindi nyinshi filime nziza tukomeza kugenda dukora. Mukomeze rero kuduha ibitekerezo byanyu muri comment, abari mu Burundi ndetse n'abari mu Rwanda. Ngira ngo nabonye abafana bacu bari impande n'impande, aho waba uherereye hose. Rero icyo nkusaba nuko ukomeza kuduha ibitekerezo, kuko byanze bikunze ukurikirana iyi filime Inzira y'Umusaraba, warayikurikiranye kuva itangiye kugeza irangiye. Icyo usabwa rero nawe ni ugutanga ibitekerezo mu gihe nk'iki ngiki twenda gusatira episode ya nyuma izafunga iyi filime Inzira y'Umusaraba kuri season ya 2. Ngira ngo rero ku munsi w'ejo nibwo hazasohoka agace ka 90. Urumva iki cyumweru kizarangirana na episode ya 97, twinjira mu kindi habura uduce dutatu kugira ngo filime tube tuyifunze ku mugaragaro. Ndabashimiye rero ko mukurikirana ibyo dukora, byaba ibiganiro ndetse n'amafilime tugenda tubahereza kuri iyi channel. Ubwo abashyashya duhuye kuri uyu munsi wa none, mwibuke gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu ndetse n'andi mafilime meza tuba twagiye tubategurira. Nimba nta mutima mubi rero nta cyakubuza gukanda subscribe ndetse no kuri ako gapfunsi ikizwi nka like, kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure n'abandi bakunda filime Inzira y'Umusaraba baze baduha ibitekerezo bagendeye ku byanyu nyine mwababanjirije. Ubwo rero mu minota mikeya tudatinze, ndaje nze mbereke ibyakurikiyeho nyuma y'uko iribagiza anyweye wa muti. Ndaje mbibereke kubera ko ubu ngubu amasaha yatujyanye, ntago turi bwabatindire uyu munsi. Ku wa mbere tugomba kuyishyiraho kare kabisa, bitewe n'amatsiko tuba twarabasigiye nyine ku munsi wo kwa gatandatu. Niyo mpamvu rero nta gutinda, tugomba kubyihutisha kugira ngo ibintu bisobanuke.